bizanezeza birenze ningera heza mwijuru ndi kumwe n'umwami wanjye Yesu wambambiwe adushimira imirimo myiza twakoze ati nimwacitse intege mu bikomeye ati mwirinze icyaha n'igisa nacyo mwabaye intwari murabiharanira nimigire mu munezero wa shobuja. Haleluya. Nitwifuza kuririmbira misi gusa turifuza kuzaririmbira mwijuru ubwo niko Uwiteka azacyura ubwoko bwe adukure ku ngoyi y'imibabaro n'imihangayiko tugirira mw'isi twitahire twigire budapfa bizaba ari umunezero nitugerayo tuyobowe n'umwami Yesu. Farawo we rekura ubwoko bw'Imana butahe Uwiteka Imana ntibivuze kandi icyo yavuze ntivuguruza rekura ubwoko bw'Imana butahe. Farawo we rekura ubwoko bw'Imana butahe Uwiteka Imana ntibivuze kandi icyo yavuze ntivuguruza rekura ubwoko bw'Imana butahe. Yesu agira neza Yesu agira ubuntu ibyo ubona ko bidashoboka wiyumvisha yuko byananiranye ibyo byose kuri Yesu ni nk'ubufindo. Iyo nkuru yabaye nziza kuri ubwo bwoko bwabaga mu bucakara iyo nkuru yabaye nziza kuri ubwo bwoko bwabaga mu mubabaro Uwiteka abereka ko bari kumwe abambutsa n'inyanja itukura. Mwana waduhaye Yesu nyinshi zitandukanye iyo kuririmba niyo tugushyize imbere turinda umwanzi sekibi watuvangira akaduteza umutima nk'uwo yakize akaduteza ubwibone nk'ubwo yakize turifuza ko zagusanganira ubwo uzatunguka ku bicu. Haleluya. Ibyo ubona ko bidashoboka wiyumvisha yuko byananiranye ibyo byose kuri we ni nk'ubufindo. Yesu agira neza Yesu agira ubuntu ibyo ubona ko bidashoboka wiyumvisha yuko byananiranye ibyo byose kuri we ni nk'ubufindo. Ibuke wa mugore wari umaze imyaka myinshi yarafite uburwayi bwananiye abavuzi yari yatanze ibye byose nta na kimwe asigaranye akoze ku mwitero wa Yesu arakira. Yesu agira neza Yesu agira ubuntu ibyo ubona ko bidashoboka wiyumvisha yuko byananiranye
ibyo byose kuri we ni nk'umuvi. Agira ubuntu Yesu, Yesu agira neza, Yesu agira ubuntu. Ibyo ubona ko bidashoboka wiyumvisha yuko byananiranye, ibyo byose kuri we ni nk'ubufindo. Ibuke Mariya amusanganiza amarira ati databuja iyo uza kuba uri hano musaza wanjye Lazaro ntabwo aba yarapfuye. Maze Yesu amuzurira Lazaro. Yesu agira neza, Yesu agira ubuntu. Ibyo ubona ko bidashoboka, ibyo ubona wiyumvisha yuko byananiranye, ibyo ubona ibyo byose kuri we ni nk'umufi. Agira ubuntu Yesu, Yesu agira neza, Yesu agira ubuntu. Ibyo ubona ko bidashoboka wiyumvisha yuko byananiranye, ibyo byose kuri we ni nk'ubufindo. Ibuke Baritimayo mwene Timayo igihe yamutakiraga abigishwa batihura, yakomeje gutaka. Yesu yumva gutaka kwe, akoze ku maso ye maze arabona. Yesu agira neza, oh Yesu agira ubuntu. Ibyo ubona ko bidashoboka wiyumvisha yuko byananiranye, ibyo byose kuri we ni nk'ubufindo. Yesu agira neza, Yesu agira ubuntu. Ibyo ubona ko bidashoboka wiyumvisha yuko byananiranye, ibyo byose kuri we ni nk'ubufi. Ibyo ubona ko bidashoboka wiyumvisha yuko byananiranye, ibyo byose kuri we ni nk'ubufi. Ibyo ubona ko bidashoboka wiyumvisha yuko byananiranye, ibyo byose kuri we ni nk'ubufindo. Kenshi twiruka ku buzima bw'isi akaba ahubwo tubugeraho, nyamara nubwo tubufatisha ntabwo buramba ngo buhoreho. Ubasha kuba uri muzima none, ejo bundi ukaba utakiri muzima. Ubasha kuba ugenda neza, ejo bundi ukaba ubana n'ubumuga. Ubasha kuba uyobora none, ejo bundi ukaba urimo kuyoborwa. Iyi si twayiririyemo amarira menshi, iyi si twayigiriyemo ibihombo byinshi. Twabuze abantu, tubura n'ibintu, manuza turinde igihombo cy'ubugingo buhoraho. Iyi si twayiririyemo amarira menshi,
iyi si twayigiriyemo ibihombo byinshi, twabuze abantu tubura n'ibintu, manuza turinde igihombo cy'ubugingo buhoraho, byatubabaza kandi bikadushavuza, amarira twarize Mana utayaduhojeje, byatubabaza kandi bikadushavuza, amarira twarize Mana utayaduhojeje. Ibyamamare mu mupira w'amaguru hari igihe kigera gukina bigahagarara, abasitari muri muzika hari igihe kigera umuziki ugahagarara, abakomeye bafite ubudahangarwa hari igihe kigera iyi si ikabahangara, iyi si twayiririyemo amarira menshi, iyi si twayigiriyemo ibihombo byinshi, twabuze abantu tubura n'ibintu, manuza turinde igihombo cy'ubugingo buhoraho, iyi si twayiririyemo amarira menshi, iyi si twayigiriyemo ibihombo byinshi, twabuze abantu tubura n'ibintu, manuza turinde igihombo cy'ubugingo buhoraho, byatubabaza kandi bikadushavuza, amarira twarize Mana utayaduhojeje, byatubabaza kandi bikadushavuza, amarira twarize Mana utayaduhojeje. Mureke dushakire bizinesi aho tutazigera duhura n'ibihombo, gupfa no gupfusha kubabara ukundi aho tutazongera guhura nabyo. Mureke dushakire bizinesi aho tutazigera duhura n'ibihombo, gupfa no gupfusha kubabara ukundi aho tutazongera guhura nabyo. Farawo we dekora ubwoko bw'Imana butahe, Uwiteka Imana ntibivuze kandi icyo yavuze ntivuguruza, dekora ubwoko bw'Imana butahe. Farawo we dekora ubwoko bw'Imana butahe, Uwiteka Imana ntibivuze kandi icyo yavuze ntivuguruza, dekora ubwoko bw'Imana butahe. Bamaze imyaka myinshi mu bucakara, mu mirimo ivunanye y'inkoragahato, bakandamijwe kandi batotezwa, Uwiteka atoranya Mose kugira ngo ababere umuyobozi uzabakura muri uwo mubabaro. Farawo we
rekura ubwoko bw'Imana butahe. Uwiteka Imana ntibivuze, kandi icyo yavuze ntivuguruza. Rekura ubwoko bw'Imana butahe. Farawo we, Farawo we, rekura ubwoko bw'Imana butahe. Uwiteka Imana ntibivuze, kandi icyo yavuze ntivuguruza. Rekura ubwoko bw'Imana butahe. Barawakomeza kwinagira umutima, yanga kurekura Abisirayeli, ashaka ko bagumya kumuvunikira. Uwiteka ateza ibyago igihugu cye. Barawakomeza kwinagira umutima, icyago cya cumi kizabona kubarekura. Barawakomeza kwinagira umutima, yanga kurekura Abisirayeli, ashaka ko bagumya kumuvunikira. Uwiteka ateza ibyago igihugu cye. Barawakomeza kwinagira umutima, icyago cya cumi kizabona kubarekura. Farawo we, Farawo we, rekura ubwoko bw'Imana butahe. Uwiteka Imana ntibivuze, kandi icyo yavuze ntivuguruza. Rekura ubwoko bw'Imana butahe. Farawo we, Farawo we, rekura ubwoko bw'Imana butahe. Uwiteka Imana ntibivuze, kandi icyo yavuze ntivuguruza. Rekura ubwoko bw'Imana butahe. Inkuru yabaye nziza kuri ubwo bwoko bwabaga mu bucakara. Iyo nkuru yabaye nziza kuri ubwo bwoko bwabaga mu mubabaro. Uwiteka abereka ko bari kumwe, abambutsa n'inyanja itukura. Iyo nkuru yabaye nziza kuri ubwo bwoko bwabaga mu bucakara. Iyo nkuru yabaye nziza kuri ubwo bwoko bwabaga mu mubabaro. Uwiteka abereka ko bari kumwe, abambutsa n'inyanja itukura. Ubwo niko Uwiteka azacyura ubwoko bwe, adukure ku ngoyi y'imibabaro n'imihangayiko tugirira mu isi. Twitahire twigire budapfa. Uko niko Uwiteka azacyura ubwoko bwe, adukure ku ngoyi y'imibabaro n'imihangayiko tugirira mu isi. Twitahire twigire budapfa. Uko niko Uwiteka azacyura ubwoko bwe, adukure ku ngoyi y'imibabaro n'imihangayiko tugirira mu isi. Twitahire twigire budapfa. Iminsi itandatu ujya ukora, aba ari ukora mu imirimo yawe yose, ariko wa karindwi niyo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagira umurimo wose uwukoraho wowe ubwawe. Umugore ntabwo yavuzwemo. Mpamvu atavuzwe, umugore n'umugabo bari umwe. Icyo ngiki, kuko ibigiye gukurikiraho bibareba byombi. Ahubwo hakurikiraho umuki, umuhungu wawe, umukobwa wawe. Umukobwa se aba uw'umugore
cyangwa bw'umugabo na uwa bombi bombi, uwo muhungu ni uwabo, umukobwa ni uwabo. Ndetse si ibyo gusa, n'umugaragu ni uwabo, n'umuja ni uwabo, n'umunyamahanga ni uwabo. Rero dushimira Imana cyane ko mu mpera z'icumweru Imana yagiye iduha uburyo bw'ikiruhuko ngo turuhukane nayo, kandi burya isabato irimo n'umuti. Isabato ni umuti, burya nuko abantu batayiruhuka nk'uko bikwiriye, tuyiruhutse uko bikwiriye twagira amagara mazima. Reka rero twishimire ibyo Imana yadukoreye muri iyi minsi 6 isigaye inyuma yacu. Twishimire amahirwe y'isabato dufite, ikiruhuko twahawe n'Imana. Reka twishimire nanone ko duhurijwe hamwe. Hari ababashe guteranira mu nsengero, abandi mu ngo zabo, aho izuba rimaze kurenga hose. Ndibwira ko ibintu bimaze kugenda bityo tutangiye isabato. Bavandimwe, reka mbasabe uko muri hano mwese, abafite Bibiliya muzikoreho turebe. Mwihangane, tugiye iri somo tugiye kuryiga. Tugiye kwiga isomo. Ntabwo ndi gufata amasomo menshi, ndagenda umurongo umwe kugeza dushoje. Yohana 14. Buri nteruro turayimaraho umwanya runaka. Yohana 14. Yesu ni inzira, ukuri niki. Afite ibintu bingahe? We ubwe, wenyine niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Nyabuneka, ndabizi mwarabisomye, mwabisomye igihe kirekire cyane, muri imfura rwose, ariko murekere uyu mwanya uko bisomye ubikomereho, ariko wongereho ibyo tugiye kwiga. Ubyongeremo, urebe akari karasigaye ugateremo. Yesu ni inzira, ukuri niki. Twasomye rero muyobozi, timuhagarika imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Mu rugo rwa data hari amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyana iwanjye, ngo aho ndi namwe muzagenze mute. Muri iyi nteruro umuyobozi adusomeye ndi gusubiramo, niki kidasanzwe musanzemo? Ndirihe banga ririmo muri iriya nteruro? Mwihangane munsubize vuba ngo tudakererwa. Nirihe banga ridasanzwe musanzemo? Umwe aravuze ati kugaruka. Undi ninde? Ntacyo mwumvisemo, ongera usome ntago bumvise. Tugiye kubisoma rimwe. Timuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Kwa data hari amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Ninde wumvisemo ibanga ridasanzwe? Ninde uvumbuyemo ikintu kidasanzwe? Ashaka ko tubayo, tubaho ari. Wabonye iki wowe? Kudahagarika umutima. Ubonye iki wowe? Kudahagarika umutima. Nta wundi usigaye
mwizere Imana naje munyizere ncubonye. Kambabwira ibanga riremereye rero riri muri iyi nteruro mwa bantu b'Imana. Ari naryo tugiye gushingira isomo ry'uyu munsi. Nimurebe uko yabivuze. Timuhagarika imitima yanyu, mwizere Imana naje munyizere. Mu rugo rwa data hari amazu menshi. Mwumva iyo nteruro? Mu rugo rwa data hari amazu menshi. Iyaba dahari mbabwiye kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane hehe? Iwanje. Yavuze ko ari kwande? Kwa data. Arongera mu nteruro aragaruka ngo hehe? Iwanje. Buriya ari gushaka kwereka ngo burya niwe data. Yabaciriye amarenga bariya bagabo bari buze kumubaza ikibazo, reka abanze yisobanure hariya murebe. Hari ikizamine abahaye kandi ahonja inzira murayizi. Arongeye ashizemo ikindi kintu. Nzagaruka mbajyane iwanje ngo ahondi namwe muzabeyo. Ubwo habaye kwa data ni no kwa Yesu. Noneho rero ahonja inzira mugenje mute murayizi. Umva rero ikibazo kigiye kuvuka. Toma ayumva nawe ntabyoroshe. Buriya rega uko twiga ibya Yesu nabicaranaga nawe byarabagoraga cyane kurusha twebwe. Namba natwe twagiye turasogongera intege nke zabo tukavumburamo amabanga, bo byari bikomeye cyane. Umva ikibazo ca Toma. Toma aramubwira ati aha, ninje nzira n'ukuri n'ubugingo. Nta ujya kwa data ntamujyanye. Iyaba mwaramenye, kiba mwaramenye na data. Wumva ikizamini agiye gutanga, agiye kubatera ibibazo. Uhereye none muramuzi. Nyumvira nawe bamubonye heza. Nawe wumve ukundira isomo. Uhereye none mugenje mute muramuzi. Uwo ninde ari kuvuga? Data. Kandi mwagenje mute mwamurebye. Bati no. Mwati no ntabwo aho rero nukutujijisha ndo tubyumva neza. Data se yanyuze hano ryari ko twabaye maso? Yanyuze he? Twamurebye dute aho twabereye aho ko data tutamubonye? Wowe uratubwira ngo nta ujya kwa data ntamujyanye. Reka nkora ikiganiro bisa naho bari kwibaza batari ko uyu muntu ntabwo azi ko natwe turi abagabo. Aho kwa data anagomba kugenda dufasha akaboko. Ahantu hose ngaratujyana dufasha akaboko. Abantu b'abagabo twe ndiyatwereka inzira tukijyanayo. Koko ubu ari gusanga turinjije. Nicyo kibazo bagiye kumubaza. Uzahora dufasha akaboko ugeze ryari? Widufata akaboko. Turi abagabo. No uratubwiye ngo data twamubonye. Aha ngaha abantu bahageze bose ko twari turi kubareba. Data yanyuze hano ryari? Soma twumva icyo kibazo ko cyabaye. Filipo arahaguruka ati data we, twereke data wa twese biraba bihagije, ntabwo uradufata akaboko turabyikorera ibisigaye. Wewe mutwereke gusa. Twamurebye se gute? Uko turaha turizi. Yari yicaye, yarahagaze, yanyuze. Twereke data wa twese biraba bigenje bite, biraba bihagije. Ngaho igisubizo rero. Yesu aramusubiza ati Filipo we, iminsi maranye namwe nto mwari mwamenya. Fili, uracabaza ngo nkwereke data? Iminsi tumaranye nto mwari mwamenya. Fili, umbonye abonye data. Kuki uvuze ngo twereke data wa twese? Ntiwizeye yuko ndi muri data? Umva iyo nteruro. Ntiwizeye ko ndi muri data? Na data akaba ari muri jye? Na data akaba ari muri jye? Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo data uguma muri jye niwe ukora imirimo ye. Amina. Twagiye 11.
nimunyizere mwemere ko ndi muri data, nimunyizere mwemere ko ndi muri data, na data akaba ari muri jye, data ari muri jye. ariko rero nimutizezwa n'ibyo mvuga, ni amagambo n'abagora, munyizezwe n'imirimo nkora urebe ibyo ubwayo. nkora ubwabyo. Niba amagambo yanje kuyumva bibagoye, ibyo ndakora mu byiteho, ni igihamya kibereka ko nje na data turi gukora umurimo umwe. Twakomeje urugendo mu isomo ryacu. Nukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse agakora niyiruta, azakora nirenzeho, kuko njya kwa data. kuko ndajya kwa data. Kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye, nzagikorera kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Alleluia. Amen. Nzagikorera. Ninde uzagikora se? Ni Yesu uzagikora. Arega, ufite Yesu mu bugingo bwe afite ubumana butatu mu bugingo bwe. Isomo turi kwiga ryitwa umuhumuriza n'umuyobozi. Buriya turi kwiga isomo rikomeye. Icyampa mwuka we ubwe akaza akavuga ibirenze ibyo mvuga, abibabwira mwebwe. Nimugira icyo musaba cyose, ariko avuze ijambo ngo, ariko ntabwo ndyumvise isomo, ntabwo naryumvise. Nimugira icyo musaba, ni cyose cyangwa ntari cyose? Ni cyose. Reka twumve. Kandi nimugira icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye, nzagikorera kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Nzagikorera kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye, nzagikora. Nimugira icyo musaba cyose muri rya zina ryanjye, nzagikora. Tuzasaba, kandi uwo dusaba ni data, ariko bizakorwa nande? Na Yesu. Noneho rero ipaje irahindutse. Murongo wa 15, Yesu abasezeranya kuboherereza Mwuka Wera. Nabwo mutega amatwi mwumve, tubonye ubumana bwa data buri mu bwa Kristo ari ikintu kimwe. Reka turebe Mwuka Wera ahuriye hehe n'ubu buzima. Ndavuga si ubuzima, ubumana. Mwuka Wera arakora iki? Akazi ke nakahe? Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Mwumve itangazo. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Nanjye nzasaba data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Nawe azabaha iki? Azabaha nde? Undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Azabaha nde? Murebe muri Bibiliya zanyu. Handitse nde? Undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose niwe Mwuka w'ukuri. Icyo ndi gusaba ni izina rye. Muri Bibiliya handitse mufasha. Inde? Yitwa mufasha. Ririya zina ryitwa mufasha ni izina bwite. Ni izina bwite ry'ubumana bwa Mwuka Wera. Iyo tuvuzeho ngo Umwuka Wera, ntabwo tuba tuvuze izina rye mu buryo bwuzuye. Nanjye nzasaba data abahe undi. Izina rye rero yitwa mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Niwe Mwuka w'ukuri. Ikintu kidashoboka, ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, kuko batamurora kandi batamuzi. Ariko mwebweho muramuzi, kuko abana namwe kandi azagenza ate? Azaba muri mwe. Ibanga rirahishutse cyane. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Ntihazagira uwibeshya. Ntihazagira umuntu wibeshya ngo atekereze ko umuntu udakomeza amategeko y'Imana abasha guhabwa Mwuka Wera nk'umuyobozi. Ntabwo bishoboka.
ni mu ngunda muzitondera amategeko yanjye. Ni rwo rufunguzo kwitondera amategeko y'Imana, ni rwo rufunguzo rwerekana ngo uyu muntu noneho kuko ari mu kibanza cy'Imana agiye guhabwa Mwuka Wera. Mutandukanye guhabwa Mwuka Wera noneho nuko Mwuka Wera ashobora gukomanga umutima wawe. Ibyo mu bitandukanye ntabwo bihuye. Uretse inyamaswa zonyine nizo Mwuka Wera adashobora gukomanga ku mitima yazo. Naho abari ku isi bose Mwuka Wera ahora agenda akomanga ku mitima yabo ngo agire icyo abumvisha bagakinga. Uku guhabwa Mwuka Wera bitandukanye n'ikomanga rya Mwuka w'Imana. Ntabwo bihuye. Kumuhabwa ni ukumuhabwa nk'ingabire kandi nk'umuyobozi wawe, ndetse akagukoresha inshingano Imana ishaka. Utitondera amategeko y'Imana ntabasha guhabwa Mwuka Wera. Ntabwo Mwuka Wera yabasha gutura mu bugingo bw'umuntu tubaha amategeko y'Imana. Ntabwo byakunda. Kuko icyo Mwuka Wera ashimangira mu mutima w'uwamwakiriye, uwitondera amategeko, Mwuka Wera yandika ubusobanuro bw'amategeko mu mutima we, none uwo muntu akabyarwa muri w'ingingo zimuhesha kwezwa kw'ibyaha. Mwumve neza icyo mvuze. Umuntu ufite ayo mategeko mu mutima we, Mwuka Wera abereyeho mu mutima w'uyu muntu gutanga ubusobanuro burambutse mu mutima we. Byasoma ngo muri iyo minsi nzandika amategeko yanjye hehe mu mitima yawe. Ikaramu yandika amategeko rero 10 y'Imana mu mutima w'umuntu. Ntabwo yandika ngo ntugasambane, ngo ntukibe, ngo ntukagira utya, ahubwo buri tegeko aryandika mu busobanuro ngo nuko rero nudasambana. Hari kukareba umugore wundi ukagenza ute uko buramwifuje. Itegeko ryapfuye kuko warengereye. Ariko abandi bo icyaha kiba cyakindi umuntu yakoze cyasize ubwone ku isi, nicyo bita icyo ntabwo ari icyaha, ngo ni ubugome. Ni ukugomera amategeko y'Imana wihandagaje. Ariko ufite bwa busobanuro bw'amategeko mu bugingo bwe, rya tegeko ryanditswe na Mwuka Wera, aba afite ubudahangarwa bwo gukumira ubunyantege bwe buhora bugaragazwa na Mwuka w'Imana, kandi agahabwa gutsinda mu bugingo bwe. Uwo ntaba umunebwe, uwo ntiyirarira, ntiyishyira hejuru, yemera guca bugufi buri gihe igihe ubujyanama bw'Imana buje mu bugingo bwe. Ntaje impaka na Mwuka Wera. Icyampa uyu munsi iri banga rikinjira mu bugingo bwacu, turi kwiga umuyobozi n'umuhumuriza. Niyo twacogoye tukagira amafuti, icyo Mwuka w'Imana amaze akora mu bugingo bw'uwo muntu ni ukumwemeza ubunyantege nke bwe. Ntabwo ari hahandi usanga tuburana n'abantu ngo ibyo mwabivanye hehe, mwabibwiwe nande, yabitangiye sangahe, yari ari kunshaka hiki. Usanga kenshi umuntu yisobanura, akisobanura abahamya baba 5 6, agahindura ipaje ati ye cyakora niko byagenze. Uwo byaremereye rero, uwo byagenze bite? Niba hari uwo byaremereye muri mwe, nambabarira, ikibazo kibaye icye n'uwaremerewe. Ikibazo n'uwagenje ate? Iyo bataremererwa nta kibazo bafite. Nta kibazo bafite. None kuko mwaremerewe rero, ntarinda nava no muri korali, ntarinda nayivamo. Rero bantu b'Imana, ubwo rero uwo byaremereye anyihanganire, arega twese turi abantu. Yesu yaravuze ati utarakora icyaha namutera iki. Uwo mwenda kuntera amabuye muri mwari umuziranenge uraha. Nguko utagira Mwuka Wera uko yirengera, ariko umwana w'Imana
atari yanabwirwa, we muri we harimo isomo, harimo itangazo rimwereka ko intege nke zamuganje. Ntiyirarira, ntaje impaka kuba mugira inama, ntaje impaka n'ibyanditswe byera, ahubwo iteka ahora yumva ashaka ubuyobozi bwa Mwuka mu mibereho ye ya buri munsi. Ndetse ubwo yavuga tuvavandimwe, kudatungana kwanje muze mumfasha, ndi umunyantege. Muri we haba harimo korohera. Hari n'igihe bagenzi bawe bakwihendaho, hariga banakwiyenjeho, amahoro yawe ntibayahungabanya ufitanye n'Imana. Nta muntu ubasha guhungabanya amahoro dufitanye n'Imana, nta n'umwe. Noneho rero aravuze ku murongo wa 18 isezerano, sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzazaho muri. Ninde uvuze ko azaza? Yesu. Ariko uzi ko amaze guhinduka Mwuka Wera nanone. Yabaye data, yabaye niwe nzira, arazamuye intera, bamaze kwitondera amategeko ye, agiye kubabwira ko atazabasiga nk'imfubyi, ahubwo azagenda ati nzazaho muri. Ninde uvuze ngo azaza sisaniwe, ahubwo nzagenza nde, nzaza aho muri. Agiye kwerekana ko mu bumana bwose ari we uvugwa. Iriya mikorere yose niwe data, niwe mucunguzi wacu Karuvari, niwe muyobozi nka Mwuka Wera. Byose biri mu bubasha bwe. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Hasigaye umwanya muto, abisi ntibabe bakimbona, ariko mwebweho muzagenza mute? Muzambona. Mwumvira ijambo, hasigaye umwanya muto, abisi ntibabe bakimbona, ariko mwebweho muzagenza mute? Muzambona. Soma numve muyobo. Kuko ndiho namwe muzabaho. Ko namwe muzabaho. So, kamwumve neza. Sinzabasiga imfubyi, ahubwo nzazaho muri. Hasigaye umwanya muto, ababisi ntibabe bakimbona, ariko mwe muzambona, kuko ndiho namwe muzabaho. Uwo munsi Mwuka w'Imana muri Kristo naza gutura mu bugingo bwacu, hari ikimenyetso kizagaragara muri twebwe. Uwo munsi tuzahabwa ubumenyi. Ubumenyi tuzabona nubuhe? Ni cya kibazo cya Filipo, twese tuzahinduka nka Filipo dusubizwe. Uwo munsi muzahabwa kumenya. Umurongo 20, uwo munsi muzamenya ko ndi muri data. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri data, namwe mukaba muri jye, namwe mukaba muri jye, nanjye nkaba muri mwe. Nanjye nkaba muri mwe. Iyo ni imvange y'ubutatu bwera mu mwana w'umuntu. Iyo ni imvange y'ubutatu bwera muri mwene muntu. Mubanze mwumve ahantu uko avuze. Uwo munsi muzahabwa kumenya, muzamenya ko nje ndi muri data, hanyuma namwe mukaba muri jye. Ubwo se niba natwe turi muri we nawe ari muri data, ubwo no muri data ndi turimo. Yego. Ngaho twe kuje impaka rero. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri data, namwe muri hehe? Muri jye. Hanyuma nanjye nkaba muri mwe. Ninde wambwira ibanga rya Mwuka Wera hariya? Interuro imuvuze ni iyi. Hari ubwo mwongeye kumva Mwuka Wera mu butatu bwera muri ra nteruro mumwumvisemo? Mukora ubugenzuzi mumufate. Isomo ndashaka ko dutaha turizi, kandi sinje ubishaka, ahubwo nyiraryo we Mwuka ukuri mwigisha n'umuhumuriza ari utwereka iyi nzira iyariyo. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri data, namwe mukaba muri jye, nanje nkaba hehe? Nkaba muri mwe. Ubwo iyo nteruro ivuze ngo nanje nkaba muri mwe, nibwo busobanuro bwa Mwuka Wera. Kuko uwo uri muri twe niwe watumye duhabwa ibyo byose. Uri muri twe ari we Mwuka Wera, arimo ngadusobanurire ubusobanuro bwo muri data. Duhabwa ihumure rivuga ngo
burya Yesu ari muri data kandi natwe turi muri Yesu kandi na Yesu ari hehe ari muri twe. Iyo mvange y'ubutatu uwo munsi niho tuzumva ihame ry'uko turi abana b'Imana. Umuntu uri muri ubu butegetsi butatu, icyaha ntikibasha gutegeka ubugingo bwe. Ndabarahiye nanje ndarahiye igihe Yesu ari muri data natwe turi muri Yesu. Noneho umunsi umwe umubwiriza uturutse muri Amerika yaje kutubwiriza mu materaniro makuru, atubwiriza iri somo ryo mu Baroma cya 8. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho. Ari kwerekana ukuntu umuntu aba ari muri Yesu. Uri muri Yesu ukuntu ntateka yacirwaho kandi isi yose yaciriweho iteka. Ageze abonye ntabwo abantu bari kubyumva, yari yazanye imfashanyigisho. Nuko yohereza umukozi we, aragenda azana igicupa kinini cy'ikirahure kinini cyane, nuko agitereka hariya imbere y'iteraniro. Muri icyo gicupa kinini harimo ibinyugunyugu 3. Nuko rero yaranyeganyeza igicupa bikaguruka muri icyo kirahure, bikazenguruka biguruka bikagwa mu kirahure. Arongera azana inkoko z'amasake, azana isake 3, maze nazo azishyira ku meza. Ubwo rero izi sake zari ziriwe zitariye. Ubwo rero zibonye muri rya cupa ziba zibonye ibinyugunyugu rero. Ubwo rero akibinyugunyugu kari kabaye. Nta kinyugunyugu na kimwe cyari kiracika isake yiriwe itariye. Niba hari intambara twabonye, ni intambara y'icupa n'isake. Ariko zarasimbutse, ariko zakubiseho inzara, zakubise iminwa, ibinyugunyugu biri kwigurukiramo imbere, aho kiguye isake ikahagera, igakubita kikigira hariya, indi igakubita, icupa ntiryamenetse, ibinyugunyugu byakomeje kuguruka byibereye mu icupa, isake zirarwana, zirinda gunanirwa, ntacyo zitwaye ibinyugunyugu. Nuko rero n'abari muri Kristo, ibigeragezo, ibibendereza, ibibagwa nabi bizaba bibakikije impande zose, ariko Kristo azaba ingabo ibakingira. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri data, namwe mukaba muri jye, kandi nkaba muri mwe. Ninde waduvana, ninde wadutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu? Ntabwo bishoboka. Ubutegetsi bw'icyaha budufatira inyuma y'urugo. Iyo turi inyuma ye, twataye umurongo, twazimiye, ubwo rero isi yose iba yadutomboye. Nituva muri we, ubutegetsi bw'isi bwose, ibyo Satani ashaka byose bizaba kuri twebwe, nta kuja impaka. Ariko nituba muri we, ntateka tuzacirwaho. Uyu muyobozi rero niwe utugezamo Mwuka Wera, niwe uyobora ibikorwa byose. Iyi ntambwe ya mbere ni uguhabwa ubumenyi. Twahawe ubumenyi bukomeye. Uku kumenya ntabwo ari ukumenya nko kumenya ngo 2 uteranije na 2 ni 4. Ntabwo ari ubwo bumenyi. Ahubwo kuri kumenya n'umubano w'uburemyi bwa Kristo muri twebwe, utuma kumenyana nawe muri urura rwego, ni intambwe ikomeye iduhuza n'ubumana. Noneho twamenyana nawe tukabyara imbuto za Mwuka Wera mu bugingo bwacu. Nuko rero imbuto za Mwuka nizi. Hari imirimo ya kamere, hari n'imbuto z'iki, niho za mbuto zivuka. Ariko muzaho zanditse
Abagalatiya kangahe? Muzibyare twumve. Ubwo rero noneho zigiye kuva ahahoze bya bindi biri hejuru, ahahoze amahane, ahahoze intambara, ahahoze ibinyoma, ahahoze ubusambanyi. Uwo munsi hazavuka izindi mbuto. Nitumenyana nawe, ubwo bumenyi bukaba muri we, akaba muri twe, hazavuka ibikurikira. Ibingibi bikurikira imbuto za mwuka. Hajya ni za mwuka. Katwumve. Ni imbuto ziki? Z'umwuka wera. Ni imbuto zande? Za mwuka wera. Zigiye kuvuka rero. Niki kizavuka kuri uyu muntu? Ngaho soma twumve. Ariko rero imbuto z'umwuka. Ariko rero mwuka zavuga cya? Ni urukundo. Urukundo. Ni ibyishimo. Byishimo. Ni amahoro. Amahoro. No kwihangana. Kwihangana. No kugira neza. Kugira neza. N'ingeso nziza. Ingeso nziza. No gukiranuka. Kiranuka. No kugwa neza. Kugwa neza. No kwirinda. Kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Abari muri Kristo ntateka bazakirwaho. Buryo iyo nterura nuko ishoje ivuga nta rubanza ruzacibwa kuri bo kuko bazabara abana b'Imana. Icyampa muri uyu mugoroba je namwe tukajyamo. Se mwaje tukigendera. Mwaje tukigendera nkatwe turi gutinda hangaha turi gukora iki? Utinze muri kamere y'iki? Bya bindi byo hejuru byahoze ari ibyacu, biriya byari ibya mama na data, kuko data yatubyaye ku bwa kamere, mama tubyara ku bwa kamere. Imbuto za kamere rero ngizi. Wumve, imbuto zabyawe na kamere ngizi. Ariko muri Imana nazo zari zihari kera. Yego. Imbuto za kamere dore imirimo, yo ni imirimo. Dore imirimo ya kamere ngiye. Gusambana. Mwiki. Gusambana. Ayingora tangirira hando. Dore imirimo ya kamere. Dore mwumve kamere. Intambwe ya mbere ya kamere. Dore imirimo ya kamere iragaragara niyi. Imirimo imihate. Arega je avuga imihate. Imihate ya kamere iragaragara niyi. Ngiye. Hari gusambana. Gukora ibiteye isoni. Ni iby'isoni nke. No gusenga ibishushanyo. No kuroga. No kwangana. No gutongana. Ishyari. Umujinya. Amahane. No kwitandukanya. No kwirema ibice. No kugomanwa. No gusinda. N'ibiganiro bibi. N'ibindi bisa bityo. N'ibindi bifitanye isano n'ibyo. Arega byo ntibirarondorwa ni byinshi. N'ibindi bifitanye isano n'ibyo ngibyo. Tiwumva se ko noneho abari mu murimo, abari muri kamere batabasha na rimwe kunezeza Imana. Ariko abari mu mwuka w'Imana, imbuto zabo ni ya mahoro, ni kwa kwihangana, ni rwa rukundo, ni kwa kunesha bya biri mu bugingo bwabo kera. Iyo ni intambwe ya mbere. Kuko zintambwe ubumana butatu, intambwe ziraba eshatu nazo. Iya mbere rero ni uguhabwa ubumenyi. Tugiye gutera intambwe ya kabiri. Wagiye ufite amategeko yanjye. Nubundi haratangiza amategeko. Ufite amategeko yanjye akayitondera niwo nkunda. Arankunda. Kandi unkunda. Kandi wankunze azakundwa na data. Nanjye nzamukunda. Mwiyereke. Haje yerekwa. Ingingo ya gatatu ni yerekwa noneho rero. Iri yerekwa habanje uwo ukunda amategeko yanjye. Uwo niwe rero uri kunkunda. Kandi unkunda azakundwa na data. Kuko data yamukunze, ubwo nanje namukunze. Kandi tumara kumukunda twembi, Mwuka wera ni uzatuma abibona. Mwiyereke. Iri ni yerekwa riyoborwa na Mwuka w'Imana. Mu byayishuwe yavuze ngo ungureho umuti wo gusiga ku maso ubone kureba. Umuti wo gusiga ku maso n'ubumenyi bwa Mwuka wera, n'ubuhanga bwa Mwuka wera, n'ubwenge butangwa na Mwuka wera ngo tubashe kumenya neza ubusobanuro bw'igitambo cya Kristo. Iyerekwa niryo rizakurikiraho. Umukristo utagira iyerekwa mu buzima bwe, ubwo rero imitima yacu igiye gutaraka ije mu mayerekwa ari hara mu muhanda. Buriya ari amayerekwa yo mu muhanda ntabwo ari amayerekwa, n'uburwayi bwo mu mutwe. Buriya n'uburwayi bwo mu mutwe.
ntaco mwuka wera yakwereka imodoka zigiye kugongana kandi ntaco zirakiza umutima wawe. Ntabwo mwuka wera yakwereka ngo intambara ngirakomeye ngigiye gucumuri ngigiye gucika umurizo ngo mu gihugu ngo bigiye gucika. N'abadayimoni bibere mu bwenge bw'abantu. Mwuka w'Imana ibyo ntibyamuhirahira, ntabwo ari byo ashinzwe. Hari abashinzwe iby'intambara mu bihugu byose, nibo bagira amayerekwa yabyo. Bo bafite ubuyobozi bubishinzwe, ntabwo bikeneye amayerekwa ngo ubone ko mu Rwanda hari ibisambo. Hari abashinzwe kubifata no kubifunga. Ngo ubonye ibisambo byakwirakwira igihugu cyose bisanzwemo, ntabwo bikeneye iyerekwa. Ngo impanuka ngo zakaze. Iko imodoka ziziyongera niko n'impanuka zagenze zite. Byo ntabwo bikeneye iyerekwa. Rero abantu muzumva ngo katika jina la Yesu ngo hari ibigenda kuba. Ni ibiki bitenda kuba se nyine? Ntabwo ndi kubibona neza ngo ariko ngo hari ibigenda kuba rwose. Koko buri munsi ntibiba byenda kuba ibyo. Abantu rero ngo yabibonye ngo ibigenda kuba ibiki si ko buri munsi ugira ibyawo. Ibyenda kuba rero ngo izuba rigiye kuzava. Izuba rizava nyine. Ngo imvura igiye kuzagwa cyane. Iteganya gihe ryarabibonye. Ntabwo ibyo bikeneye iyerekwa. Ukumva umuntu yagotse bati katika jina la Yesu ubwo yeretswe. Ntabwo iri yerekwa ari ryo ngiryo. Ni yerekwa ry'inzira y'ubugingo muri wowe. Uzereka ubunyandege nge bwawe uko bureshya. Cyakora n'umubwiriza ubwiriza ayobowe na mwuka w'Imana azavuga amagambo atari uko yabyeretswe ubwe, ahubwo mwuka w'Imana iyo nzira azayinyuzamo ubufasha bwa bene data n'abashiki bacu. Si uzaba yabyeretswe mwuko uyobora ababwiriza azavuga ibihwanye n'iby'itorero rikeneye. Ariko ntabwo uzavuga ngo muri riteraniro ngo nabonyemo iki kiniki ngo ngumva ngo muri riteraniro ngo nabonyemo umurozi. Uburozi nabubonye rwose ngo burahari. Akakureba ati wowe ibyawe nabibonye. Ariko uriya muntu unyurage wawe niba ari agafuka afite kumubona niba ari muremure niba ari mugufi. Ariko uriya muntu waraganyura iwawe buri munsi agakebuka akarebayo. Uti ndamuzi, uti ndi kumureba ta. Kandi abanyuraga iwawe wahisemo umwe mufitanye ikibazo. Ngo ugagize iyerekwa. Abapfumu ba kera nuko bari bateye. Nawe mupfumu yaturaguriraga akatubwira ati ati hari ibintu mbona ati mwana wanje ati uragiye birarangiye. Byarangiye nta kundi. Ariko se nawe ndebera uyu muntu unyiri wawe buri munsi, ariko ndi kumureba niba ari kumanuka ari kuzamuka. Ariko kumenya ari kumanuka kumenya ari kuzamuka. Uyu muntu waranyuri wawe niba ariko se urasa umugore ra ari umugore kuko ari kuragurira umugore aravuga umugore mugenzi we. Nguriya nta kundi. Nawe uti n'umugore mubyeyi n'umugore umpagitse. Ubu koko urebye imibereho y'abantu hari udafite ibimuhagitse muri iki gihe. Ibiguhagitse si bingana iki. Ntabwo rero iri yerekwa ari ryo ngiryo, ahubwo wowe ubwawe nzakwiyereka uzamenya neza ubusobanuro bw'ubugingo bwawe. Kandi ijambo ry'Imana ryose uzasoma nta jambo na rimwe, ntabwo uzasoma interuro 10 utari wabonamo iyerekwa ry'ibyo Imana ikeneye mu mutima wawe. Nzabiyereka ngewe ubwanjye. Ijambo ry'Imana rizatwiyereka. Igihe cyose usoma Bibiliya ntabwo uzayisoza utabonye iyerekwa. Ntabwo uzaba uri muri korali ngo uririmbire abandi wumva uri kubemeza. Iyo ndirimbo ntacyo yari yakwemeza wowe ubwawe. Uzaba uri kuririmba nka Sagihobe.
basagihobe ijambo sagihobe bararirimbaga gusa mu mihanda bakaririmba iterambere batagira nabone basagihobe bake dufite basagihobe bangahe baza korari ziri kwikubera nka za sagihobe ugasanga abaririmbyi baririmba bafite indirimbo 800 bahimbye zirimo amagambo y'iby'umwuka ariko bo ubwabo bari kure y'ibyo baririmba dufite ababwiriza bangahe babwiriza bakabwiriza bagatitiza akarere ariko bari kure y'ibyo bavuga twari dukwiriye kubwiriza duhamanya n'ibyo mwuka y'Imana akorera mu bugingo bwacu ikitari icyo ngicyo namanjwe ni babandi ngo mbese databuja ritwabwirizaga tugahanura mu izina ryawe ritwakoze n'ibitangaza mu izina ryawe ubu muri iki gihe nabanyabitangaza gusa amadini y'ibitangaza Miracle Church y'ibitangaza ishingiye ku bitangaza nigeze nje impaka n'abanyabitangaza nari mfite amateraniro hano Nyamirambo nsanga nabo baje bari kurarika ngo barakorera ibitangaza muri stade ngo abantu ngo isaha ngo muze ngo ibitangaza ngo ufite ubumuga bwo kutabona arataha ari kureba ufite ukuguru kumwe arataha n'ukwa kabiri umuntu ufite ibihombo bihoraho arataha ari kunguka ufite inyatsi zirasigara hariya maze kandi ubwo nawe ni inyatsi mu zindi ufite inyatsi nta nimwe yasigarana nuko tuba turahuye nanjye batangira kumbwira nti rero ngicyo mbasaba mwitegereza 9:00 aho ibitangaza bigomba gukorerwa ibyo muri gutangaza byose aho nari ngiye ndaharetse dore se yashika ngiye hano mu bitugu byacu muze dusubireyo tuje mu mabroke y'abarwayi batahe bose witegereza stade ko leta yubatse stade y'abarwayi Karindwi urashobora kujya kuri stade araba ari haram mubwire ambulance noneho zivana abarwayi mu bitaro basange hari kuri stade mu bakize bose batahe ngubwo rero ngubwo renda kuto ariko mukoje ko mukoraga ibitangaza igitangaza ni ikihe mwari mwakora nigeze mbona umuntu uvuze ngo arakora ibitangaza abantu baturuka imihanda yose bamwe ndababwira batoya turagiye twongeye guhura nimugoroba uretse inzara batahanye wari wagendeye ku kibando nicyo haragarutse undi se byabitangaza birengwa ngo ibitangaza twabonye n'inzara twirirwanye ntabwo Imana izakoresha ibitangaza abantu batagira Imana mu bugingo bwabo cyakora igihe kizaza abana b'Imana igihe cyashize mu gihe cy'intumwa umurimo ukiri mu gutoya ibitangaza byari ngombwa uyu munsi wa none abantu nibakeneye ibitangaza bibakiza indwara bakeneye ubujyanama babarinda indwara takindi iyo mpamvu muri Itorero harimo kwigisha abantu by'ubuzima bwiza kurya neza kunywa neza ukaruhuka kandi hirya y'ibyo ukiringira Imana nta muntu n'umwe Imana yahaye ibitangaza ngo imitima se kidakijijwe uvuze ko ibiraro bizariduka niryari ibiraro bitaridutse ku isi ngo imvura izagwa nyinshi niryari itaguye ku isi ntabwo ibyo ari by'Imana izereka abana bayo aho icyo bazabona bo ubwabo inshingano zabo kandi bazerekana n'inshingano abana b'Imana bagomba gukurikiza ubwo n'ubumana bwa kabiri twize muri mwuka wera ubu twabanje data wa twese twagiye kwa Yesu twagiye kwa mwuka wera murasanga buriya butatu buhora bukorana ndi umwe ntava mu bandi umwe ahereza undi ndagahereza undi barahererekanije n'uruziga rudukiza twese data wa twese ari muri byose twerekera ku musozo rero Yuda nawe utari Isikariyota abagize ikibazo Yuda utari Isikariyota aramubaza ati databuja bibaye bite kugiye kutwiyereka ntiyereka bisi uyu Yuda rero ni wawe ufite urwandiko rumwe muri Bibiliya yego
afite urwandiko yanditse nawe. Yuda utari Isikariyota, bibaye bite ko ugiye bibaye bite ko ugiye kutwiyereka ntiwiyereka ab'isi? Urabigenza ute ngo utwiyereke maze ab'isi be kukubona? Yesu aramusubiza ati umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye. None harahinduka, nanone aragaruka muri rya jambo, umuntu nankunda. Umuntu wese uvuga ko amukunda nditondera amagambo ye, bona umubeshi ukuri ndi kuri muri we. Umuntu nankunda, ikirango kizabyerekana, azitondera ijambo ryanjye. Na data azamukunda. Tuzaza aho ari tugumane nawe. Noneho nukubana, nuguturana, nukuba muri twe. Noneho urugendo rurarangiye. Tuzaza, wumve neza, tuzaza aho ari. Vuga ngo tuzaza aho yarerewe, icyo Mwuka Wera yamumariye, tuzaza guturana n'icyo kiremwa. Tuzabana none ubuho ntabwo ari ukutwiyereka gusa, noneho ntabwo ari guhabwa ubumenyi gusa, noneho twazamutse mu intera ya mbere twari turi kugira, twahawe ubumenyi. Intambwe ya kabiri duhabwa amayerekwa, intambwe ya gatatu nukubana n'Imana. Tuzagumana nawe, tuzaza tugende dute, tugumane nawe. Kugumana natwe rero, tuzabana na Yesu iteka ryose. Tuzaba turi mu isi ariko tutarabisi. Tuzaba dufite ubuyobozi bw'ijuru mu bugingo bwacu. Icyo gihe nibwo uzumva ufite amahoro, nibwo uzaramba mu bukristo, ntabwo uzatotwa, ntabwo uzakora imirimo y'uruhata n'urutoto, uzajya ubikora byose nta mvune ziri mu bugingo bwawe. Icyo baguhamagariye mu itorero ntabwo uzaje impaka nacyo, ahubwo uzagikora nta rutoto, kuko ugumana n'Imana. Kandi ubuyobozi bw'itorero buva ku bubasha bw'Imana. Icyo Imana ikorera mu itorero kizaba icyawe, ntabwo uzasiganya ngo niba bataje ko nanje ndabiretse. Oya, kora ibikureba kuko wagumanye n'Imana. Murekenje ntamwe kuri mugoroba tugumane n'Imana. Mureke Mwuka Wera agaburirwe, ahabwe ubugingo bwacu, tubumwegurire, abwigengere, abwiremere, abwiyoborere, abugeze mu bushake bwa Data wa twese. Bangahe bumva bavuga bati Data muyobozi, Mwuka Wera uhamanya n'ubugingo bwacu muri Kristo, mu gitambo cye, muri Data, mu rukundo dukunda. Reka bihurizwe muri twebwe tubabaneshi, kandi tuzahabwa ubugingo buhoraho. Ibiganza byanyu, umuyobozi wacu, umuhumuriza, uduhumuriza buri gihe, kandi ukatuyobora mu nzira ifunganye, utwiyoborera iteka ryose turakwiyeguriye, kubwa Yesu Umukiza wacu. Agira neza, Yesu agira ubuntu. Ibyo ubona ko bidashoboka, wiyumvisha yuko byananiranye, ibyo byose kuri we ni nk'ubufindo. Yesu agira neza, Yesu agira ubuntu. Ibyo ubona ko bidashoboka, wiyumvisha yuko byananiranye, ibyo byose kuri we ni nk'ubufindo. Ibuke wa mugore wari umaze imyaka myinshi, yarafite uburwayi bwananiye abavuzi, yari yatanze ibye byose, nta na kimwe asigaranye, akoze ku mwitero wa Yesu arakira. Yesu agira neza, Yesu agira ubuntu. Ibyo ubona ko bidashoboka, wiyumvisha yuko byananiranye, ibyo byose kuri we ni nk'ubufindo. Agira ubuntu Yesu, Yesu agira neza, Yesu agira ubuntu. Ibyo ubona ko bidashoboka, wiyumvisha yuko byananiranye,
ibyo byose kuri we ni nk'ubufindo. Ibuke Mariya amusanganiza amarira ati databuja iyo uza kuba uri hano musaza wanjye Lazaro ntabwo aba yarapfuye. Maze Yesu amuzurira Lazaro. Yesu agira neza, Yesu agira ubuntu. Ibyo ubona ko bidashoboka, ibyo ubona wiyumvisha yuko byananiranye, ibyo ubona ibyo byose kuri we ni nk'ubufi. Agira ubuntu Yesu, Yesu agira neza, Yesu agira ubuntu. Ibyo ubona ko bidashoboka, wiyumvisha yuko byananiranye, ibyo byose kuri we ni nk'ubufindo. Ibuke Baritimayo mwene Timayo igihe yamutakiraga abigishwa batihura, yakomeje gutaka. Yesu yumva gutaka kwe, akoze ku maso ye maze arabona. Yesu agira neza, oh Yesu agira ubuntu. Ibyo ubona ko bidashoboka, wiyumvisha yuko byananiranye, ibyo byose kuri we ni nk'ubufindo. Yesu agira neza, Yesu agira ubuntu. Ibyo ubona ko bidashoboka, wiyumvisha yuko byananiranye, ibyo byose kuri we ni nk'ubufi. Ibyo ubona ko bidashoboka, wiyumvisha yuko byananiranye, ibyo byose kuri we ni nk'ubufi. Ibyo ubona ko bidashoboka, wiyumvisha yuko byananiranye, ibyo byose kuri we ni nk'ubufindo. Kenshi twiruka ku buzima bw'isi, hakaba ahubwo tubugeraho, nyamara nubwo tubufatisha ntabwo buramba nk'ubuhoreho. Ubasha kuba uri muzima none, ejo bundi ukaba utakiri muzima. Ubasha kuba ugenda neza, ejo bundi ukaba ubana n'ubumuga. Ubasha kuba uyobora none, ejo bundi ukaba urimo kuyoborwa. Iyi si twayiririyemo amarira menshi, iyi si twayigiriyemo ibihombo byinshi. Twabuze abantu, tubura n'ibintu, manuza turinde igihombo cy'ubugingo buhoraho. Iyi si twayiririyemo amarira menshi, iyi si twayigiriyemo ibihombo byinshi. Twabuze abantu, tubura n'ibintu, manuza turinde igihombo cy'ubugingo buhoraho. Byatubabaza kandi bikadushavuza, amarira twarize Mana utayaduhojeje. Byatubabaza kandi
kandi bikadushavuza amarira twarize Mana utayaduhojeje ibyamamare mu mupira w'amaguru hari igihe kigera gukina bigahagarara abasitari muri muzika hari igihe kigera umuziki ugahagarara abakomeye bafite ubudahangarwa hari igihe kigera iyi si ikabahangara iyi si twayiririyemo amarira menshi iyi si twayigiriyemo ibihombo byinshi twabuze abantu tubura n'ibintu Mana uzaturinde igihombo cy'ubugingo buhoraho iyi si twayiririyemo amarira menshi iyi si twayigiriyemo ibihombo byinshi twabuze abantu tubura n'ibintu Mana uzaturinde igihombo cy'ubugingo buhoraho byatubabaza kandi bikadushavuza amarira twarize Mana utayaduhojeje byatubabaza kandi bikadushavuza amarira twarize Mana utayaduhojeje mureke dushakire bizinesi aho tutazigera duhura n'ibihombo gupfa no gupfusha kubabara ukundi aho tutazongera guhura nabyo mureke dushakire bizinesi aho tutazigera duhura n'ibihombo gupfa no gupfusha kubabara ukundi aho tutazongera guhura nabyo Dekora ubwoko bw'Imana butahe Uwiteka Imana ntibivuze kandi icyo yavuze ntivuguruza Dekora ubwoko bw'Imana butahe Farawo we Dekora ubwoko bw'Imana butahe Uwiteka Imana ntibivuze kandi icyo yavuze ntivuguruza Dekora ubwoko bw'Imana butahe bamaze imyaka myinshi mu bucakara mu mirimo ivunanye y'inkoragahato bakandamijwe kandi batotezwa Uwiteka atoranya Mose kugira ngo ababere umuyobozi uzabakura muri uwo mubabaro Farawo we Dekora ubwoko bw'Imana butahe Uwiteka Imana ntibivuze kandi icyo yavuze ntivuguruza Dekora ubwoko bw'Imana butahe Farawo we Dekora ubwoko bw'Imana butahe
Uwiteka Imana ntibivuze kandi icyo yavuze ntivuguruza rekura ubwoko bw'Imana butahe Barawakomeza kwinagira umutima yanga kurekura Abisirayeli ashaka ko bagumya kumuvunikira Uwiteka ateza ibyago igihugu cye Barawakomeza kwinagira umutima icyago cya cumi kizabona kubarekura Barawakomeza kwinagira umutima yanga kurekura Abisirayeli ashaka ko bagumya kumuvunikira Uwiteka ateza ibyago igihugu cye Barawakomeza kwinagira umutima icyago cya cumi kizabona kubarekura Farawo we rekura ubwoko bw'Imana butahe Uwiteka Imana ntibivuze kandi icyo yavuze ntivuguruza rekura ubwoko bw'Imana butahe Farawo we rekura ubwoko bw'Imana butahe Uwiteka Imana ntibivuze kandi icyo yavuze ntivuguruza rekura ubwoko bw'Imana butahe yabaye nziza kuri ubwo bwoko bwabaga mu bucakara iyo nkuru yabaye nziza kuri ubwo bwoko bwabaga mu mubabaro Uwiteka bereka ko bari kumwe abambutsa n'inyanja itukura iyo nkuru yabaye nziza kuri ubwo bwoko bwabaga mu bucakara iyo nkuru yabaye nziza kuri ubwo bwoko bwabaga mu mubabaro Uwiteka bereka ko bari kumwe abambutsa n'inyanja itukura ubwo niko Uwiteka azacyura ubwoko bwe adukure ku ngoyi y'imibabaro n'imihangayiko tugirira mu isi twitahire twigire budapfa kuko niko Uwiteka azacyura ubwoko bwe adukure ku ngoyi y'imibabaro n'imihangayiko tugirira mu isi twitahire twigire budapfa ubwo niko Uwiteka azacyura ubwoko bwe adukure ku ngoyi y'imibabaro n'imihangayiko tugirira mu isi twitahire twigire budapfa Nitwifuza kuririmbira mu isi gusa turifuza kuzaririmbira mu ijuru turi kumwe n'abamarayika batacumuye turirimba indirimbo z'abanesheje Nitwifuza kuririmbira mu isi gusa turifuza kuzaririmbira mu ijuru turi kumwe n'abamarayika batacumuye turirimba indirimbo z'abanesheje umumano waduhaye Yesu nyinshi zitandukanye iyo kuririmba niyo tugushyize imbere turinda umwanzi sekibi watuvangira akaduteza umutima nk'uwo yagize
ntazaduteze ubwibone nk'ubwo yakize turifuza ko zagusanganira ubwo uzatunguka ku bicu ntitwifuza kuririmbira mu isi gusa turifuza kuzaririmbira mu ijuru turi kumwe n'abamarayika batacumuye turirimba indirimbo z'abanesheje ntitwifuza kuririmbira mu isi gusa turifuza kuzaririmbira mu ijuru turi kumwe n'abamarayika batacumuye turirimba indirimbo z'abanesheje bizanezeza birenze ningera heza mu ijuru ndi kumwe n'umwami wanjye Yesu wambambiwe adushimira imirimo myiza twakoze ati ntimwacitse intege mu bikomeye ati mwirinze icyaha n'igisa nacyo mwabaye intwari murabiharanira nimwigire mu munezero wa shobuja ntitwifuza kuririmbira mu isi gusa turifuza kuzaririmbira mu ijuru turi kumwe n'abamarayika batacumuye turirimba indirimbo z'abanesheje ntitwifuza kuririmbira mu isi gusa turifuza kuzaririmbira mu ijuru turi kumwe n'abamarayika batacumuye turirimba indirimbo z'abanesheje bizaba ari umunezero nitugerayo tuyobowe n'umwami Yesu dutabarutse amarira n'agahinda tubisezeye indwara no gupfusha ntibizabayo bizaba ari umunezero nitugerayo tuyobowe n'umwami Yesu dutabarutse amarira n'agahinda tubisezeye indwara no gupfusha ntibizabayo 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 ntibizabayo